Salute guys, nguhaye ikaze ndetse mwifurije ibihe byiza. Urakaza neza mu muryango mugari wa YouTube channel How to Get Paid. Hashize iminsi mike mbahaye update kuri AliChain Wallet. Nabonye abantu benshi mumbaza muti ni gute mwakiyandikisha cyangwa se ni gute mwakora wallet and account registration. Rero hari abari baduhaye update batubwira ko hari kubura amasaha 48 kugira ngo niba utarajoininga Discord channel yabo uyijoin kuko nago niba utarajoininze iriya Discord yabo nago kuzakora AliChain Wallet and account registration bizakunda, kandi batubwiye ko bizatangira ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 10 turimo, nkuko bari babitubwiye ko bizatangira mu mpera z'ukwezi kwa 9 cyangwa se mu ntangiriro z'ukwa 10. Mu mpera z'ukwa 9 nibyakunze, ubu ngubu bamaze kutubwira ko tuzakora cyangwa se bazatangira gucollectinga our information cyangwa amakuru yacu ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10 turimo. Hanyuma hano nahoze ndi kuri Twitter channel yabo cyangwa se kuri Twitter page yabo, nahoze ndi kuri Twitter page yabo aho batubwiye ko nyine ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 10 turimo aribwo bazatangira gucollectinga information zacu. Reka tubirebe hano. Babitubwiye hashize iminsi 4, bagize bati we plan to start collecting our user information through our wallet and the Discord bot starting November 7th. Bakomeje bagira bati currently some users are posting information in unrelated Discord channels, but please wait the Discord bot to release and our wallet update are both scheduled for November 7th. Ni ukuvuga ngo mwitonde, hari abantu bari kugenda bapostinga amakuru atari nyayo babasaba gusubmitinga your information. Ibyo ni mu byihorere, mutegereze ku itariki 7 z'uku kwezi kwa 10 turimo nibwo bazaduha announcement kuri Discord ndetse no muri Ali Wallet. Hanyuma ikintu ukwiye kumakinga sure cyangwa se uburyo uzakoresha ugasubmitinga your information ni ukuzaza ugafungura AliChain Wallet. Yuje ugafungura AliChain Wallet cyangwa se Ali Wallet, ukaza hano kuri testnet ugakoraho ugategereza, ugahita uza hano kuri general. Hano ni kuri daily, ukaza hano kuri general. Ukwiye kumakinga sure ko wamaze kujoininga all their social media platform zirimo X, zirimo Discord, zirimo Telegram. By'umwihariko kuri Discord barabitwibukije kuko buriya ku itariki 7 hano uri kubona asset, send, contact, Ali Explorer, white paper, terms of use na privacy policy. Hazaba hari indi button aho tuzasubmitinga our Ethereum EVM wallet address. Nuvuga ngo urasabwa nko kuzagenda kuri MetaMask yawe ugafungura MetaMask yawe cyangwa se Trust Wallet yawe, hanyuma ukajya kuri receive ugakopiya Ethereum wallet address yawe, hanyuma ukaza ukayisubmitinga. Hano hari one button izaba iri kudusaba gusubmitinga our EVM wallet. Ikindi kintu ugakopiya iyi receiving address yawe yo kuri Ali Wallet, kuko iyi Ali Wallet ni wallet n'izindi zose, ni wallet nka Trust Wallet, ni wallet nka MetaMask, ni wallet n'izindi wallet izarizo zose usanzwe uzi. Hanyuma wamara gukopiya iriya receiving address ukaza kuri Discord ugafungura Discord yawe. Hanyuma reka dutegereze mwereke naho uko bizaba bimeze. Urugero n'ubundi hano nayo ndi kubona turi muri Ali. Reka dusubire inyuma. Niba warajoininze Ali Wallet Discord uzayibona hano nyine muri izi page following, hanyuma uze uyiklikeho Ali Wallet. Hanyuma hano hazaba hari button idusaba gusubmitinga wallet address yacu yo kuri AliChain. Iyi ngiyi mweretse
iyo uje hano ku turongo dutatu iyi ngiyi uzayikorera copy uze hano hari aho bazaba badusaba kuyisabumitinga nk'uko batubwiye ko nyine ku itariki 7 bazaduha amakuru y'uburyo tuzabikora. Of course nanjye nzakora video. Hanyuma iyo uje hano kuri you, okay, iyo uje hano kuri you ukaza hano ubona username yawe, bazadusaba ahari kuyikorera copy nayo tugende tuyisabumitinge ahantu bazaba bashyize button cyangwa se bazatubwira uko tuzabikora byose, uburyo nyine tuzakora all wallet and account registration. Gusa ukamakinga sure ko ukwiye kuba warajoyininze Discord channel yabo, ukamakinga sure ko waba flowinze Kurex, ukamakinga sure ko uzabona amakuru aturutse kuri social platform za Alchain za nyazo, kugira ngo wirinde scam abantu bashobora kuzakwiba point za waruhiye. Hanyuma reka nkwifurize ibihe byiza, tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Imana ikurinde. Bye bye.